mbanje kubasuhuza mbifuriza impuhwe amahoro n'imigisha by'Uwiteka kuri tumenye BTV. Mwe mudukurikiye tubahaye ikaze mu kiganiro cyacu, tubasaba ko mwakora subscribe kuri iyi channel yanyu kandi yacu yatumenye BTV. Ubu rero twatemberaga tugeze mu mujyi wa Kigali, mu karere ka Nyarugenge, mu kagari ka Biryogo, ahagana ku muhanda w'Amarangi, niryo zina risigaye rigezweho. Ubwo twatemberaga rero tuhageze tuhasanga abasaza bazwi cyane mu mukino wabo w'ibeni. Ndagira ngo rero tugiranye ikiganiro nabo, dutangire babibwira. Nge muvugana nitwa Abdul Aziz Bihoyiki, nkaba ngira ngo rero mbifurize ikaze mu kiganiro mwebwe mudukurikiye. Turatangira rero aba basaza batwibwira, hanyuma nyuma yaho tugira icyo tuganira. Ndahera kubakuriye unyicaye ibumoso bwanjye. Mzee, salamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Amakuru yanyu? Amakuru ni meza. Murakomeye? Turakomeye, turashima Imana. Mbasanza mwicaye rero murimo kuganira mwinywera ka teveri, agakawa na tangawizi, ariko ngo mugira n'ikindi kinyobwa mugira cy'umwihariko muri iki cyicaro cyanyu. Cyitwa ngo iki? Cyitwa muarubaini. Muarubaini? Iyo muarubaini se imeze gute? Tandukanye na teveri, tandukanye n'ikawa? Iyi muarubaini ni nziza cyane mu mubiri, cyane cyane abantu b'abasaza bakunda kurwara za diabete irabafasha. Irabafasha cyane. Ni nziza cyane mu mubiri. Ifite akamaro kenshi mu mubiri. Noneho mu mubiri ifite akamaro kenshi cyane. Bivuga ngo niyo abarwayi ba diabete bonyine se? Oya, n'uwo ari we wese arayinywa. Kurinda amasukari mu mubiri mbese. Igira nayo isukari nayo? Oya, nta sukari igira, ahubwo imera nk'umubirizi, utayimenyereye ntabwo wayimira. Iburyo bwanjye rero ndi kumwe n'undi musaza, nawe reka tumwumve atwibwire. Salamu alaikum wa barakatuh. Nge nitwa Imana Barwani, mu zina rizwi bakunda kunyita Mahidin. Niyo mazina yanjye bwite. Nawe rero ngusanze wicanye n'abo basaza murimo gufata ka teveri n'agakawa. Wowe ukunda iki muri ibyo byose? Ngewe nkunda muarubaini gusa. Teveri sinywe, kahawa sinywa. Wahisemo muarubaini yonyine? Muarubaini yonyine niyo ningwa neza. Ubwo ufite impamvu nawe wayihisemo kumva ko itandukanye n'ikawa, akaba ariyo wahisemwo? Muarubaini ivura, urumva ko ito muarubaini ivura indwara 40. Diabete, mutima, umuvuduko w'amaraso, byose irabivura, na malaria. Ubwo rero turakangurira abantu bose bafite ibibazo nk'ibyo byose kujya banywa nabo iki kinyobwa cyitwa muarubaini. Iburyo bwanjye nanone turi kumwe n'undi musaza, reka nawe atwibwire. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Byawe amazina yanjye nitwa Kamuhanda Ismail. Urubatse? Ndubatse. Umugore n'abana bangahe? Mfite umugore n'abana 6. We mu binyobwa hano barimo kunywa urimo urinywera ikihe? Nkunda teveri cyangwa ikawa, cyangwa rimwe na rimwe umuntu akaba yanywa n'icyayi, ariko cyane cyane muarubaini burya ni ikinyobwa cyiza cyane. Kirwanya ntuza diabete, kirwanya intuza indwara y'umutima. Ni ikinyobwa cyiza cyane rwose. Ako ndibaza ko muarubaini hano mu gace ka Biryogo abantu benshi batayigira. Reka twumve umusaza. Batayigira. Kunda kuba hano gusa aho twicaye kwa Kadada niho iba gusa, nta handi iba. Ni hano kwa Kadada niho. Bivuge ngo abashaka ikinyobwa cya muarubaini baza kwande? Bayisanga hano kwa Kadada. Abandi bacuruza ibyayi n'ibiki byose ntabwo bayicuruzayo? Oya, bo ntayo bafite. Muarubaini ikunda kuva Icyangugu
niho tuyituma ikaza bakayitekera inaha tukayinywa. bivuga ngo inaha nta muarobayini ihera se? Inaha irahari ariko inaha benshi ntabwo bari bayimenya. Abanshi ntibarayimenya rwose. Kereka nkatwe tuyinywa iyo tuyibonye ahantu tujyayo tukayisoroma tukayizana. Rero nsanze muri hamwe nibuka ko nababonye mu basaza babyina imbyino yanyu. Harya nyibutsa ya mbyino yanyu mubyina yitwa ngo iki? Ya mbyino yacu y'ibeni. Ibeni yitwa mapenzi matamu tuliyopendana. Ni nyinshi cyane. Teteri sindege. Abasaza rero babyina indirimbo y'ibeni, akaba ariyo mpamvu nabegereye kugira ngo batubwire amavu n'amavuko y'ibeni, ariko ndagira ngo babanze batubwire ese mwaba mufite itorero cyangwa iyo muhuye nibwo mukina buri wese azi ukwe? Itorero turarifite. Izina ryanyu ryitwa ngo iki? Ryitwa Groupe Umoja. Niryo zina ry'itorero ryacu, Groupe Umoja. Abo basaza rero bakaba bitwa Groupe Umoja. Ese iyi Groupe Umoja mubyina indirimbo cyangwa se imbyino y'ibeni mwaba mwaratangiye kwibyina ryari? Ibeni ngewe ubwanjye urabona imyaka yanjye mfite, ibeni umukino w'ibeni narawusanze abasaza banduta ubukuru bawukina, cyane cyane bakunda kuwukina ku munsi mukuru w'irayidi twafunguye, tukawukinira hano hepfo aho imihanda ihuriye bahita ni haruguru, ni hepfo muri 40 hano aho imihanda ihuriye kuri Fantastic. Niho twakunda kuyikinira ku munsi w'irayidi twafunguye. Fantastic rero ni ahantu umuhanda uva mu mujyi uhurira n'ujya mu mujyi mu gace ka Biryogo, kera hitwaga Fantastic, hakaba hazwi cyane. Aba basaza rero ngo niho uyu mukino bawubyiniraga cyane, ariko bivuga ko nanone ngo mugire umuhanda witwa Regeza Mwendo. Harimo umuhanda witwa Regeza Mwendo, amateka yawo ni ayahe? Regeza Mwendo nanjye ubwanjye ni naho navukiye. Ni mu mihanda umwe muri iyi basize irangi, umuhanda wo hagati niwo Regeza Mwendo. N'ubu ni naho twicaye rwose. Niho twicaye. Iryo zina se ryaba rifite imvano yihe cyangwa se kuki mwawise Regeza Mwendo? Regeza Mwendo ni amazina ya kera. Hari Regeza Mwendo, hari barabara B, hari barabara A. Niyo mihanda uko yari 3, n'uwa kane witwaga mu Kinyambo. Regeza Mwendo ni izina rya kera. Naravutse nsanga yitwa Regeza Mwendo. Niko wiswe n'ababyeyi n'abakuru. Ababyeyi ba kera niko bawise. Tubibutse rero ko turi mu mujyi wa Kigali mu murenge wa Nyarugenge mu kagari ka Biryogo ku muhanda bakunze kwita Amarangi. Ababyeyi rero aba basaza nyuma yo kunganire nabo bambwiye ko bafite itorero ryabo mwaryumvishije. Nagira ngo mbabaze ngo ese umuntu ushaka kuza muri iryo torero ryanyu muramwemerera cyangwa ntabwo mumwemerera? Ushatse kuza mu itorero turamwemerera. Turamwemerera, ntabwo twari twatangira gukoteza amafaranga ngo dufite amafaranga ya naya. Iyo ashatse ko twifatanya tushobora kumwemerera akaza, ni gukora imyitozo, akaboneka mu myitozo ntabure kugira ngo abe umunyamuryango wacu. Uwo ari we wese turamwemera. Ari umudamu, ari umugabo, ari umusore, ari umukobwa, turabemera. Itorero ryanyu ryaba rigizwe n'abantu bangahe? Ubu turacyari bake, rigizwe n'abasaza 7 n'abadamu 3. Turi 10, umubare n'abantu 10, ariko dukeneye n'abandi baza tukifatanya. Turabakeneye rwose abo baza twifatanya. Ko nanjye uriya mukino wanyu numva nawe urebye nkumva ndawukunze, binsaba iki kugira ngo nze nanjye nifatanye namwe? Tukubonye ahubwo twakwishima cyane kuko uratuyingayinga mu myaka,
twaguha karibu rwose, ni karibu. Ushatse kuza ni ugukora imyitozo gusa, tukakora imyitozo turi kumwe, ntubure mu myitozo, ni karibu. Reka rero mbaze uyu muvandimwe uri ibumoso bwanjye, nyakubahwa bwana Barwani, uyu mukino wowe watangiye gukina hashize igihe kingana iki? Umukino maze nk'imyaka 10 irimo. Ni umukino data yakinnye. Mu bazaza bawutangije data arimo, nange naje ntera mu kirenge cye kugira ngo izina rye ridasibika. Uwo mukino nicyo nawukiniye. Turi rero kuri channel yatumenye BTV, ariko abantu bashobora kwibaza bati ese bwana Barwani ni mwene nde, kugira ngo bumve uwo musaza. Hari abasaza bandi baba babazi, bapoko byarawe yitwaga nde? Data umbyara yitwa Uzaba Juma, akaba yaravukiye mu muhanda witwa Regeza Mwendo. Umusaza avuze Regeza Mwendo, impamvu umuhanda wese Regeza Mwendo kera rumi bitaka, imvura yagwa hakanyerera, wahita wakukubya Regeza Mwendo, kusema upite mu barabara lazima uregeze mwendo. Niyo mpamvu yiswe Regeza Mwendo. Kuko utaruzi undapita lazima wagwaga hasi, bakubya Regeza Mwendo ndio utapita katika hii barabara. Nicyo umuhanda bawitiye. Ubwo rero abadukurikiye kuri channel yacu yatumenye BTV, mumaze kumenya impamvu uyu muhanda wo ku Marangi wiswe Regeza Mwendo. Impamvu yawo ngo nuko wabagamo ibyondo, habagamo ibitaka, abanyuze bose baganyerera. Icyo babwirwaga rero niryo jambo. Turi kumwe nanone n'umubyeyi n'umusaza, turi kumwe nanone. Reka nawe tumubaze amateka ya hano mu Biryogo, wenda kiri cyatubwira kuri imbyino y'ibeni. Imbyino y'ibeni ni imbyino nziza cyane rwose. Imbyino turirimba ni imbyino nziza, zumvikana rwose. None se muyibyina muri quartier iwanyu gusa cyangwa se hari ahandi hantu mujya muyibyina? Harahari henshi rwose, tujya tuzibyina no mu bukwe, mu makwe bakadutumira tukabyina mu bukwe nta kibazo, cyangwa se aho batashye nk'intuza nk'ibirori nk'amazu, tukagenda bakadukaribisha tugacuranga tukabyina. Mugira n'ibicurangisho byanyu cyangwa mugira hari indirimbo zanyu bw'ihariko muceza? Hari indirimbo zacu z'umwihariko dufite rwose nziza, nizo turirimba bacuranga, dushyiramo bakazicuranga tukaziceza tukazikina. Ukoze hasi rero unyibutsimbuye, urambwira uti muyo badutumiye mu makwe turaceza tukabyina tukizirwa. Amakwe se bamatumiramo ni amakwe asanzwe cyangwa ni amakwe y'abayisilamu bonyine gusa? Oya, ni amakwe asanzwe, yaba ari y'abayisilamu yaba ari y'abandi banyarwanda, tuba turi kumwe nabo nta kibazo. Uvuze gutyo unyibutsa umuntu wagiye gukora ubukwe, arambwira ati ntabwo nzakora ubukwe bwanjye ntabonye bari abasaza. Ese kugira ngo mubyine mu bukwe bw'umuntu bisabwa iki, bigenda gute? Ubundi baradutumira bakadukodesha tukagenda tugakina ibeni, tukaririmba tukabyina. Ibeni ryacu abantu bose bararikunda, baba ari abantu bakuru, baba ari abasore, baba ari abana, bose ntawe udakunda ibeni. Naho tugiye kurikina hari ubukwe, abantu barahaguruka tugafatanya nabo bakajyamo tugakina rwose, kandi bakakina banezerewe rwose. Umukino wacu urakundwa cyane, abantu barawukunda cyane. Muri aka gace ka Nyamirambo reka tubaze wenda uyu musaza, iyo umusaza nze nagira ngo unsobanurire niba iyi beni yanyu kuri aba batumiye mu bukwe barabakodesha, hari amafaranga ikiguzi mubaca cyangwa se wenda murumvikana? Turumvikana, tubaca amafaranga nyine, bakumva wenda ari menshi bakagabanya, tukumvikana. Iyo twumvikanye tukemeranwa turabakinira nta kibazo. Iyo mugiye kubyina mugenda ari mwese muko muri 10 cyangwa hagenda bakeya? Tugenda uko turi 10. Abagabo 7 n'abadamu 3.
mwe mudukurikiranye rero tugeze hano tuhasanga aba basaza bonyine, bivuge ngo abadamu ntabo tuhasanze kubera yuko ntabwo ari umunsi w'imyiteguro cyangwa se umunsi barimo gukoramwo imyitozo. Niyo mpamvu twifuje kugira ngo tuganire n'abo basaza kugira ngo tumenye ibeni. None se mzehe, ndagira ngo mbabaze uwabakenera, kubera ko iyi cano ni cano irebwa n'abantu benshi, ni cano yitwa Tumenye BTV, irebwa n'abantu benshi batandukanye. Uwabakenera itorero ryanyu rigira ubuyobozi? burahari ubuyobozi, dufite perezida ari nawe dukesha iri beni, niwe udukuriye. Iyo hagize udushaka tumuha nimero za perezida bakavugana, noneho perezida akaduha gahunda. Yaduha gahunda, kutubona biroroshye cyane kuko dukoresha telefone, kandi no gutura dutuye mu mujyi umwe, kubonana tubonana ako kanya. Biba byoroshye kutubona. Iyo ijambo rivuye kwa perezida arantelefona, nanjye nkahamagara bagenzi banjye, ako kanya tukaba turi hamwe. Kutubona biroroshye cyane. Ubwo perezida wanyu niba atari ukumutsinda yaba afite izina ki? Aba afite izina yitwa Kagabo Abdurrahman. Haji Kagabo. Yitwa nde? Yitwa Haji Abdurrahman Kagabo. Niwe perezida wa beni, niwe ni nkaho ari we wayikuye, yari yarasibamye, niwe wayibyukije. Impamvu tuyimukesha kuko niwe wayibyukije, ashoramo amafaranga ye rwose, ni perezida w'ukuri rwose. Noneho urumva rero ko uwo mu perezida rwose mumukesha byinshi, kandi kuri uyu munsi wa none aha akaba ari we ubayoboye. Ese birashoboka ko uba bakenera hari nimero runaka yababonaho? Ndagira ngo mumbwire niba nimero za perezida, niba ari we umuntu ya telefona cyangwa se ya telefona undi muntu ya telefona nde wabakenera? Bundi ni perezida wa telefone. Nomero zo ize 0788 0788 52 52 70 33. Ongera uzisubiremo kubera ko hari benshi bashobora kuba bakeneye iki kiganiro kandi bazakenera iyi gurupe yanyu, bakaba bamenya neza nimero za perezida wanyu. Mumbwiye ko yitwa Alhaji Abdurrahman Kagabo. Ongera wasubiremo nimero kugira ngo abatayumvishije neza bongere bayumve. Inomero ni 0788 0788 52 52 karindwi 0 30 33. Ubwo rero mwe mudukurikiye kuri Tumenye BTV, nuko wabakenera aba basaza ko bababyinira ibeni, ni umucezo w'ibeni, babyina mu makwe, babyina mu birori, babyina ahantu hose hateraniye abantu mu byishimo byabo. Aba basaza ndabarahiye nibirangirire. Wowe uzaba ufite ubukwe, wowe uzaba ufite ibirori, ntutumire aba basaza ngo bakubyinire ibeni mu bukwe bwawe, uzagira ngo nta birori byabaye. Ndagira ngo rero mbashimire kuri iki kiganiro kigufi tugiranye. Ubutaha ndagira ngo nzaze turebe aho murimo kubyina, noneho tubinyuzemwo tunabarebe, abadukurikiye bose barebe. Ariko nzashaka ahantu mwazaba mwarabyinnye, hanyuma abatureba baduteze amatwi barebe uburyo byaba bimeze. Aricyo byaba bitwaye mzee? Ntacyo bitwaye. Ntacyo bitwaye kabisa. Nagira ngo rero mu gusoza iki kiganiro nsabe niba hari ubutumwa buri wese yatanga kuri gurupe yanyu. Reka duhere iburyo bwanjye kuri uyu musaza. Ubutumwa watanga kuri icano ya Tumenye BTV ni ubuhe n'abadukurikiye bose? Ubutumwa natanga, uwatwifuza uwo ari wese yadutumira nta kibazo, tukaba twataho ari ubukwe
ari ibirori tukamukorera ibirori nta kibazo. nagira ngo mbaze uyu mugenzi wanjye uri iruhande rwanjye iminsi mbonekeraho ni iminsi yose cyangwa muboneka mu weekend yonyine? Iminsi yose tuba duhari, wadukenera nonaha isaha zose wadukenera kuza mu birori byawe tuba duhari. Icyo nabwira abantu nkuko bahamagara andi matorero ukerereza sinzi ababyinnyi, natwe tuba duhari, turahari rwose. Ntibazatinye kuza kutugana badutinya, ntago duhenda, ntago duhenda, kandi umukino wacu rwose urashimisha. Reka twumve ijambo ryo gusoza ku musaza, ubutumwa wabwira abatureba ni ubuhe kugira ngo ababakeneye, cyangwa se ni iki wabwira abaduteza amatwi kandi batureba, ubutumwa bwa nyuma mbere ko dusoza ikiganiro cyacu? Icyo murakoze, icyo nababwira, ubutumwa nabaha, kuko uyu mukino wacu ukenewe n'abantu benshi, abantu benshi barawukunda kandi ni mwiza mu by'ukuri. Icyo rero nababwira abatwumva, uwadushaka wese yatubona, urumva, yapfa kuduha gahunda gusa yatubona, kandi twe ntiduhenda, turahendahenda. Amatorero wahamagara mu makwe, natwe baduhamagaye twabaserukira kandi bikagenda neza. ngo umuntu ababone nibura abateguza iminsi ngahe mbere y'ibirori bye? Byaterwa nawe nyiri ibirori. Twebwe uyu mukino wacu ntabwo ari ukuwiga, tusanzwe tuwuzi. Igihe watubwirira cyose hasi mu bukwe, mu minsi 3 mu minsi 2 watubona, twe tuba turi tayari. Reka rero mbashimire mwebwe mwari mukurikiye channel yacu yatumenye BTV. Abo ni abasaza bo mu mujyi, abasaza bo mu Biryogo bakina umukino w'ibeni. Mbibutsa gukora subscribe kuri channel yacu, mugakora like, mugakora share, ubundi channel ikamenyekana kandi ikatugira agaciro. Mbashimire rero umwanya mwaduhaye wose. Hasta la vista.